Ninawasalimia sana wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Ndabasubije cyane abakunzi b'amasomo yanjye ya Kiswahili. Turakomeje isomo rishya. Tugiye kureba rero tudatinze isomo rishya ry'uyu munsi, hanyuma ndibutsa ko mwarimu ari Emmanuel Uringimana ababonye video zacu bwa mbere. Isomo ry'uyu munsi tugiye kureba uko dushobora kujya dukora interuro twifashishije amwe mu magambo yabugenewe cyangwa se adufasha cyangwa se amatsinda y'amagambo. Tugiye kubireba, tubanze turebere hamwe muri akanyandiko gatoya nakoze. Huyu ni baba na mama, huyu ni papa na mama. Wao ni wafugaji wana ng'ombe wanne. Ubo n'aborozi bafite inka enye. Ng'ombe wao ni wanono, inka zabo zirabyibushye. Ngo murabona ahangaha ni wanono. Pia wanapunda. Ngo kandi nanone bafite indogobe. Punda ni mkubwa. Ni mkubwa na mrefu. Iyo ndogobe ngo ni nini kandi kaba na ndende. Anabeba mizigo mingi. Yikorera imizigo myinshi. Baba ana mbwa mkali. Papa afite imbwa ikaze. Mbwa mwenyewe ni mwembamba. Iyo mbwa irananutse. Aha rero kugira ngo dukomeze, waruzi ko mu Kiswahili yaba igisimba yaba umuntu iyo turi gukora interuro tubikora mu buryo busa? Uraje bibone. Turabona urugero zijya gusoza interuro turibone. Urugero wenda Thomas Ubonyeje dushatse kubaza tuti mtoto anakimbia. Mvuze ngo umwana ayiruka. Na sungura anakimbia. Twavuga sungura anakimbia. Ubwo no kuvuga ngo kugira ngo urumva ko izo nteruro anakimbia, mtoto anakimbia na sungura anakimbia tuivuze kimwe. Ari nayo mpamvu aha hejuru mwagiye mubona ng'ombe wanne n'abantu navuga watu wanne. Niba ari kuvuga ngo ng'ombe wao ni wanono, ng'ombe wanono, ubwo navuga watu wanono nkuko navuze kuki kuri ng'ombe. Niba mvuze punda mkubwa navuga mtu mkubwa. Yaba no kudusimba ubwo haraho turi bubone kuri ngeri tugiye kureberaho. Ubundi tubona yuko iyi somo ry'uyu munsi ari ngeri za majina. Ngeri za majina ni vikundi vya majina ya Kiswahili. Ngeri za majina ubundi ni amatsinda y'amazina ya Kiswahili. Ayo matsinda agiye agabanyijemo uko turi bubibone. Uyu munsi turayoye itsinda rya mbere ari ryo tubonamo yuko abantu n'inyamaswa bose bari muri iryo tsinda. Twakomeje. Ngeri ya kwanza ni kuvuga dufite ngeri nyinshi cyane mu Kiswahili tugiye kujya tuzibona. Ubwo iyo yibanza ni yitwa ngeri ya awa. Ngeri ya kwanza tunaona ni hii ni ngeri ya majina ya viumbe wenye uhai. Ngo iyi ni tsinda ririmo viumbe ni ibiremwa bifite ubuzima. Uhai ni ubuzima. Urugero kama vile watu, abantu, wadudu, udusimba duto. Wadudu ubundi tubonamo nk'intozi, nk'amavubi, utwo dusimba ni dutoya tw'insinzi. Noneho marayika, abamarayika, ndege, inyoni, n'ahangaha navuze nuko nashyizemo tukashyizemo ngo n'ibindi. Ubwo harimo n'Imana iri muri iri tsinda. Tukaba rero tugiye kurebera hamwe uko bigenda. Majina ya mengi katika ngeli ya awa huanza kwa sauti ngo amazina menshi ari muri iri tsinda atangirwa n'inama mu bumwe muri umoja, hanyuma na sauti wa kwa wingi. Noneho mu bumwe akunda gutangizwa n'ama,
hanyuma mu bwinshi agatanyuzwa na wa, ariko ntabwo amagambo yose ariko atanyuzwa n'iyi ma, gusa tuvuga majina menshi. Iyo tuvuze menshi ntabwo tuba tuvuze yose. Tukaba rero tugiye kureba ingero. Umoja ni umwe, hanyuma ubwinshi bikaba wingi. Mtoto ni umuntu, ubona watoto, ubwo ni na wa. Mtu mtoto nayivuze ni umuntu, niba nibeshye mtoto ni umwana, hanyuma watoto ni abana, nibeshye. Mtu ni umuntu, hanyuma watu bikaba abantu. Msichana ni umukobwa, wasichana bakaba abakobwa. Mtakatifu ni umutagatifu, watakatifu ni abatagatifu. Tukagera aha kuri muvivu ni umunebwe, wavivu bakaba abanebwe. Muvuvi ni umurobyi, hanyuma wavuvi ni abarobyi. Ubwo murabibona rero ahangaha n'ubundi ni ingero nke, hari n'izindi mugenda mubona z'amazina atangizwa na mu. Aha rero tugiye kureba noneho dufite interuro yacu, dufite interuro iri muri ngeri ya aba, twashyira mu bwinshi dute. Hano nafashe ingero zitandukanye. Mtoto anakimbia haraka, umwana ariruka vuba. Tuzashyira mu bwinshi tuvuga ngo mtoto ni watoto, uko twabibonye. Anakimbia, iyi a ihita ihinduka wa, ari nayo ngeri twabonye. Tukavuga ko mtoto ihinduka watoto, hanyuma anakimbia tukawagira dutya wanakimbia. Urabona ko ariko duhita duhinduraho haraka, n'ibindi bihinduka nta kibazo, ubwo abana bariruka vuba. Mbwa anakimbia haraka, nkuko twabibonye yuko n'inyamaswa ziri hehe muri iri tsinda. Tukabona ko mbwa, imbwa ziriruka, wanakimbia ni wa gutya. Tugakomeza, ndege anaruka. Ndege mu Kiswahili aha twashatse kuvuga ni inyoni. Inyoni iraguruka. Noneho ndege wanaruka, inyoni ziragurutse. No kuvuga ubwo nabo ni wa. Izina ryo ntihinduka kuko no mu busanzwe n'inyoni ntabwo mu Kinyarwanda ntabwo tuvuga ngo inyoni turishakira ubwinshi, kiretse iyo biri mu nteruro tuvuga inyoni irona, inyoni zirona. Tukabimenya tuvuze zi kubera yuko dushyize mu bwinshi mu nteruro. Rero ni inyamaswa nyinshi, hari izitajya mu bwinshi, gusa hari ishobora kuba yajya mu bwinshi, birashoboka. Ariko niba tuvuze intare n'ubundi mu Kiswahili ni simba, niba tuvuze ng'ombe ni inka, zaguma ari ng'ombe, ni inka n'ubundi guma ari inka. Niba ari kuku ni inkoko, zaguma ari kuku. Ubwo ni ukuvuga ngo amazina y'inyamaswa nk'uko tubizi mu Kinyarwanda, niyo mpamvu mugwa itahindutse n'imbwa nyine bisanzwe. Tugakomeza aha hepfo, muvuvi anavua samaki. Muvuvi ni umurobyi, ubwo tuzavuga wavuvi wanavua samaki. Samaki twabonye yuko ari amafi. Samaki nabyo ni ukuvuga samaki imwe ni ifi imwe. Ubwo tuvuze samaki wengi tuzaba tuvuze amafi menshi. Tuzamenyera yuko twashyizeho wengi. Samaki mmoja tuba tuvuze isamaki imwe, ifi imwe nyine. Samaki wengi tuba tuvuze ifi nyinshi. Aha rero murabona yuko iryo somo ryacu ritambutse. Aha bibutse ko amasomo yacu ari menshi nkuko nabijeje. Umwaka dufite amasomo menshi, mukurikire. Ubwo ni ukuvuga ngo umunsi tubonye ko inyamaswa, udusimba duto, yaba n'inyoni n'abantu
biri mu itsinda rya mbere ry'Igiswahili ari byo twita ngeli ya aba. Ubutaha tuzakomeza n'irindi tsinda, ntimuzacikwe. Mbibutse gukora subscribe kugira ngo abantu benshi mukomeze mukora na share n'abandi bakomeze biga amasomo yacu. Turabashimiye. Mungu abarinde wahere.